Impamvu ubwoba ari bwo butuma abantu bashobora kubaho nabi. Dore impamvu 15 zishobora gutuma ubwoba buba intandaro y'imibereho mibi. Impamvu ya mbere, butera ihungabana ry'ubuzima bwo mu mutwe. Ubwoba burenze bushobora gutera indwara zo mu mutwe, kwiheba cyangwa depression, guhangayika no kubihirwa n'ubuzima. Impamvu ya kabiri, ubwoba bukumira iterambere. Ubwoba bwo gutsindwa bushobora gutuma umuntu atagerageza ibintu bishya cyangwa ahitamo kudakoresha amahirwe yamuteza imbere. Impamvu ya gatatu, ubwoba butera kwigunga. Ubwoba bwo gucibwa intege cyangwa gutakaza inshuti bushobora gutuma umuntu yigunga akabaho wenyine. Impamvu ya kane, ubwoba butuma habaho kunanirwa gufata imyanzuro. Bivuga ko ubwoba bwinshi butuma umuntu agira urujijo cyangwa atinya gufata ibyemezo, bikaba intandaro yo gutakaza amahirwe no kubaho nabi. Impamvu ya gatanu, ubwoba butera ubukene. Ubwoba bwo gushora imari cyangwa ubwoba bwo gukora umushinga bushobora gutuma umuntu aguma mu bukene kuko adatinyuka gufata ingamba zizamuteza imbere. Impamvu ya gatandatu, ubwoba bushobora kuvutsa umuntu amahirwe. Ubwoba bwo guseba cyangwa kwangwa bushobora gutuma umuntu adakoresha impano afite cyangwa adashyira ahagaragara ibitekerezo byiza byamufasha cyangwa se byamuteza imbere. Impamvu ya karindwi, ubwoba bushobora gutera umubano mubi. Ubwoba bwo kwizerana cyangwa se ubwoba bwo kwizera umuntu bushobora gutuma umuntu atabasha gukorana neza n'abandi, bigateza amakimbirane no kwigunga. Impamvu ya munani, ubwoba butera gusigara inyuma mu iterambere. Abantu bafite ubwoba bwo guhangana n'impinduka z'ibihe bakunda gusigara inyuma mu iterambere ry'imibereho yabo. Impamvu ya 9, ubwoba bushobora gutera indwara z'imitsi, umuvuduko w'amaraso. Ubwoba burambye bushobora gutera indwara z'umutima, umuvuduko w'amaraso no guhangayika. Byongera ibyago byo kurwara izindi ndwara zinyuranye. Impamvu ya 10, ubwoba bushobora guteza ibibazo mu miryango. Ubwoba bwo guhura n'ibibazo bushobora gutuma umuntu ahora ahangayitse, bikagira ingaruka ku mibanire ye n'umuryango. Impamvu ya 11, ubwoba bushobora gutuma habaho kwiyanga. Ubwoba bwo kwishyira hanze cyangwa kwerekana ibitekerezo bushobora gutuma umuntu atemera agaciro ke, bikamutera kwiyanga. Impamvu ya 12, ubwoba bushobora kudakura mu buzima byuzuye. Butera kudakura mu buzima byuzuye. Abantu bafite ubwoba bukabije bwo gutsindwa cyangwa gukora amakosa bahora bigunze, bakabaho badashimishijwe n'ibyiza bafite.
Impamvu ya 13: ubwoba bwo gusaba ubufasha. Ubwoba bwo guca bugufi cyangwa kwiyerekana nk'udashoboye bushobora gutuma umuntu atisanzura ngo asabe ubufasha igihe abukeneye, bigatuma ibibazo bye bikura. Impamvu ya 14: ubwoba bushobora gukurura umunaniro ukabije. Ubwoba butuma umuntu ahora mu bwoba bw'ibizaba cyangwa mu guhangayika, bigatera umunaniro ukabije. Impamvu ya 15 ari nayo ya nyuma: gutuma umuntu yitwara nabi. Ubwoba bushobora gutuma umuntu yitwara nabi. Abantu bafite ubwoba bashobora kugira imyitwarire itajyanye n'umuco, nko guhora bicuza, kubeshya cyangwa gukoresha imbaraga z'ubuhemu mu kwirinda kwangwa. Gutsinda ubwoba niyo ntangiriro yo kubaho neza. Ubwoba iyo budacunzwe neza bushobora guhinduka igikoresho cyangiza ubuzima, intego n'imibanire y'umuntu. Gufata ingamba zo kurwanya ubwoba no guhangana n'ibiteye impungenge bituma umuntu agira imibereho myiza.